intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro urazumva Yesu. Ndaje wese n'umutima wanjye kugira ngo wumve ibyo tugusaba mwami Yesu. Yesu nubura kumva intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Haleluya. Zigutakira ku manywa na nijoro. Zigutakira ku manywa na nijoro. Yesu ashimwe. Uyu munsi turi ku munsi wa 34 w'iminsi 40 y'amasengesho, aho twifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego. Muri uyu mwanya w'amasengesho w'iminsi 40 turagira ngo tuyogwe n'ijambo ry'Imana. Turasoma mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 4 tugere ku murongo wa 5. Tugiye korwa n'ijambo ry'Imana tubona mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Niba mwabonye dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Umurongo wa 5, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nakire ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa 34 w'amasengesho dufite iminsi 40, dufite umutwe w'ijambo rivuga ngo gutekereza nk'umugaragu. Ijambo dufite uyu munsi tugenda tugarukaho ni ijambo rivuga ngo gutekereza nk'umugaragu. Ikigisho cyacu cy'uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo gutekereza nk'umugaragu.
hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo mujye mutekereza nk'uko Kristo yitekerezaga. Kuba umugaragu bisaba guhinduka mu bitekerezo, bigasaba guhinduka mu buryo ubona ibintu. Umutima w'abagaragu nyakuri bakorera Imana ugengwa n'ibitekerezo bitanu. Ibyo bitekerezo bitanu by'umugaragu nyakuri, igitekerezo cya mbere, abagaragu batekereza ku bandi kuruta uko bitekerezaho. Iyo uri umugaragu utekereza ku bandi kuruta uko witekerezaho. Abagaragu bareba abandi, ntibireba uko. Niko guca bugufi nyakuri. Guca bugufi nyakuri uri nk'umugaragu bisaba kureba abandi no gutekereza ku bandi kuruta kwitekerezaho. Icya kabiri ni uko abagaragu batekereza nk'ibisonga aho kwifata nk'aba nyirabyo, nk'aba nyir'ibintu. Abagaragu bahora bibuka ko byose ari iby'Imana. Muri Bibiliya yera, igisonga cyabaga ari umuntu washinzwe gucunga urugo rw'umuntu. Yahoraga mu rugo, yahoraga ari imbata. Umugaragu yahoraga acunga urugo rwa nyir'ibintu. Bishaka kuvuga ngo natwe turi abagaragu b'Imana, kandi abagaragu b'Imana bagomba guhora mu rugo rwa sebuja. Tugomba guhora mu rugo rwa data, kandi none ibyo dufite n'ibyo dutunze turi abarinzi b'iby'Imana. Icya gatatu, abagaragu bahora batekereza umurimo bashinzwe batitaye ku byo abandi bakora. Iyo uri umugaragu ureba ibyo ushinzwe kuruta kureba ibyo abandi bakora. Ntabwo bigereranya, ntibaca imanza cyangwa ngo bahore bapiganwa n'abandi bagaragu cyangwa n'indi mirimo. Iyo uri umugaragu umenya kurinda ibyo sobuja yakurindishije. Ntureba, ntuhora upiganwa n'abandi bagaragu, ntuhora urwanira ibindi, ahubwo utumbira wowe wita ku byo sobuja yakuragije. Icya kane, ngo abagaragu bashingira agaciro kabo kuri Kristo. Agaciro k'abagaragu kaba gashingiye kuri Kristo. Nk'uko intumbero yacu hano muri Harvest tubereho kuramya Imana, kuba abigishwa nyakuri baramya Kristo, bagendana na Kristo kandi bakora Kristo. Umugaragu rero nyakuri abashingiye kuri Kristo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, kuko bahora bibuka ko bakunzwe kandi bemerwa kubw'ubuntu gusa. Ubuntu, tuzi ko ubuntu twagiriwe ubuntu bwo twahawe Kristo, kandi abagaragu ntibakenera kugaragaza ko bafite agaciro, ahubwo bahora ari abantu baca bugufi, biyoroshya mu mutima no mu bikorwa byabo. Ibikorwa byabo bikagaragaza ko abagaragu ari abana b'Imana. Haleluya. Icya gatanu, abagaragu banezererwa gukorera Imana, ntibabibona nk'akazi. Iyo uri umugaragu w'Imana, iyo uri umugaragu mu rugo rwa data, unezererwa no gukorera Imana, ntabwo ubibona nk'akazi kaguha ibihembo. Bishimira gufasha abandi, bakishimira gukemura ikibazo no gukorera Imana. Haleluya. Iyo uri umugaragu wishimira gukorera Imana, ntubifata nk'akazi, ubikora ubikunze, udakeneye ibihembo, kuko data wo mu ijuru ari uzaduhemba. Bagaragu b'Imana, ndagira ngo uyu munsi buri wese yitekerezeho, abashe gutekereza ko twahamagariwe kuba mu rugo rwa data, kandi tukaba abagaragu baca bugufi kandi bubaha Imana. Imana ibane namwe. Ariko uyu munsi turagira ngo turebe ingingo yo kuzirikana kuri uyu munsi wa 34 w'amasengesho y'iminsi 40. Ingingo yo kuzirikana iravuga ngo niba nshaka kuba umugaragu, ngomba kwiga gutekereza nk'umugaragu. Niba nshaka kuba umugaragu, ngomba kwiga gutekereza nk'umugaragu. Umurongo ufata mu mutwe, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Tubibona mu Filipi ibice 2 umurongo wa 5. Ikibazo cyo gutekerezaho ubusanzwe ni iki mpoza ku mutima, ni uko abandi banyitaho, cyangwa ni ugushaka uburyo bwo kwita ku bandi. Dasubirira muri iki kibazo cyo gutekerezaho, ubusanzwe ni iki mpoza ku mutima, ni uko abandi banyitaho,
cyangwa ni ugushaka uburyo bwo kwita ku bandi. Imana ibaha umugisha kandi Imana gendane namwe none n'iteka ryose. Amen.